Aryamye ahangaha. Yararyamye ahangaha. Aho bari bamukuyemo imyenda, ipantaro bari bayigejeje. Noneho ahangaha yambaye agakote mu kaboko kamwe gutya, akandi bagakuyemo. Aho hepfo niho bamusanze. Dore umutwe wari uri hano. Umutwe wari ura. Inkweto ziri muriho haruguru. Yego. Yarari nko muri ngahe ugereranije? Gereranyije uko namubonye ari muri 32 gutyo. Ese biyiciwe na cyangwa bari kuvuga ko ngashobora kuba yiciwe ahandi akazanwa ahangaha? Biri ko bimeze rwose, bashobora bamwiciye ahandi bamuzananga kuko aramutse yiciwe ahangaha. Baba banavugije navuza n'induru zino ngo iri hafi ahangaha zikamwumva, zikaba zamukorera ubutabazi bakaza kumutabara. Ubu rero nanjye nibona ningiye kureba ahantu aryamye, ahantu yararyamye ngo ndebe ngo ese uyu muntu koko baba bahagundaguraniye. Ariko nagerageje kugenda mbaza abantu bangababaza ese uwo muntu biragaragara ko bagundaguraniye. Abandi bantu bambwiraga bati oya ntago bagundaguraniye, ahubwo biragaragara ko hari ikintu bamuzaho, niba ari moto, niba ari imodoka, bakamukuramo banza bakamukurura bamugujugunya munsi y'umuhanda, bakaba bamupakiye bakamuzana yapfuye. Yes, reka nkusuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro tubagezaho ahangaha kuri Huza 250 TV. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba, tutibagiwe wowe uri hagati mu mujyi wa Kigali, wowe uri muri East Africa, Afrika hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Komeza kugubwa neza cyane we wamaze gukanda subscribe ahangaha kuri Huza 250. Ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda sub ubikore, tujye dukomeza kubana mu biganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nk'ibisanzwe ni Emi Kabaka imbere ya kamera, naho kuri technique uyu munsi ni murabizi ko dutuwe tugendana na Emilie umunsi ku wundi. Uyu munsi turi ku itariki 14, turi mu karere ka Nyarugenge, ni mu mudugudu wa Kinama, akagari ka Rwesero, umurenge wa Kigali. Twazinduwe n'inkuru y'akababaro, ni inkuru yashenguye abantu benshi cyane, aho ahangaha muri uyu mudugudu mu gitondo cya kare abaturage bazindutse, bamwe bajyaga gushakisha bajya kurangura za Nyabugogo, abandi bajya guhinga. Ahangaha mpagaze neza niho haje gusangwa umurambo w'umusore uri hagati y'imyaka 25 na 28. Ni umusore abaturage ubwabo bavuga ko ari umusore w'inzobe w'igishongore, ariko nanone bakavuga ko ashobora kuba aticiwe ahangaha, kuko aha mpagaze neza niho ngo yasanzwe. Ngire ngo murimo murabireba neza, ahangaha hari agataka ngo niho umutwe we bari bawushyize, nanone baza kumufata baramucurika ahangaha, umutwe uri hariya, bakavuga ko basanze ari ahangaha, ariko nanone bakavuga ko ashobora kuba yiciwe ahandi, kuko ngo wageze ahangaha bwa mbere yaje kureba ahangaha abona ko nta hantu hagaragara ko bahadwaniye. Bakavuga ko bashobora kuba bamumanuye ahangaha ngo bamutogoza cyangwa se bamukurura bakaza kumurambika ahangaha mpagaze. Abaturage baravuga ko ahangaha atari ubwa mbere bivuzwe ko abantu bajya bicidwa ahandi bakazanwa ahangaha, kuko ngo no mu gihe cyashize hari abandi bantu bigeze gusanga aharuguru nanone, ariko ngo bagasanga atariho biciwe. Bivuze ko ngo abantu bajya bicidwa ahandi bakabazana kubashyira ahangaha. Reka tuze kugana n'abaturage twumve icyo batubwira, twumve uwahageze mbere, ese yasanze uwo muntu aribwo akicwa, ese yasanze bahamushyize nijoro. Reka tuze kumva icyo abaturage babitubwiraho. Byagenze gute? Ngo byagenze gute?
ukuntu byagenze twebwe mu gitondo tuje hano ngaha tuje nyine tumaje kumva ngo hano munsi y'umuhanda uno muhanda ujya Ruriba na Ntuza n'Amageragere batubwira ko hapfiriye umuntu. Yego. Noneho mu gupfira umuntu turangije tuje kureba nyine nk'abantu baje kuba wenda hari ubutabazi bundi dushobora kuba twatanga. Tuhageze tuhasanga inzego z'umutekano. Turangije ubwo ngubwo barangije ikintu bakoze niki twebwe twashatse kugira ngo tugende tujye kureba uko byagenze turebe n'uwo muntu nyine turebe n'ikintu gishobora kuba cyamwishe. Barangije bo baratubwira ati ntago mwemere kwa mwagera aha ngaha ntago mubyemere. Tukabaza ati si impamvu niyi ati twebwe ntago tuburana namwe icyo twemeza cyo nuko nta muntu wemere kuza aha ngaha. Ubwo ikintu twakoze rero ni iki ngiki. Ikintu twakoze natwe twagumye aha ngaha tureba nyine kugira ngo tubashe kureba imva n'imvano yabyo cyangwa se tuze kureba amaherezo y'uko biri bugende. None tugiye tubona haje polisi imwe nyine ikunda kujyana abantu bapfuye. Irangije nibwo bahise basohoka mu Ntuza nibwo basohotse mu modoka bamaze gusohoka mu modoka bakuramo kakaboro ka brankara baterekaho umuntu. Barangije bahita bambika abanyerondo amaga bamaze kwambika amaga ubwo ngubwo niko guhita basora ku gatanda bahita bamushyiraho nta n'umuturage bize batuma ahagera. Muhagera mwari nka sangahe? Tuhagera nahageze nko mu saa 2:30 ngewe. Saa 2:30 za mu gitondo. Za mu gitondo. Yari umusore yari umugabo? Yari umusore rwose uri mu myaka nka 32 maho ngaho ubona nyine ko kakiri mutoya. Yarari nko muri ngahe ugereranije? Gereranyije uko namubonye ari muri 32 gutyo. Ese byiciwe na cyangwa bari kuvuga ko ngashobora kuba yiciwe ahandi akazanwa hanga? Biri ko bimeze rwose bashobora bamwiciye ahandi bamuzana kuko aramutse yiciwe aha ngaha baba banavugije navuza n'induru zino ngo iri hafi aha ngaha zikamwumva zikaba zamukorera ubutabazi bakaza kumutabara. Egereza akamikoro no mu papa nawe tuganire. Yego papa. Murakoze. Niko ngo ntago yiciwe na uriya muntu? Yewe nkurikije ukuntu amakuru nayumvisije. Yego. Yewe nanjye narimo ndashakisha ukuntu ngomba kubaho uyu munsi bitewe n'imibereho ya buri muntu buri muri kimwe. Yego no gushakisha. Narimo ndashakisha mbamuye n'umuntu arambwira bati hariya hirya ati hari umuntu bahiciye. Bati hari umuntu wapfuye atari ko twayobowe umuntu waba wamwishe. Yego. Ubwo nanjye nagerageje kuvuganira ko reka nanjye ngerangeze nze kuko nanjye nziranye n'abantu benshi cyane kino gihugu nanjye narakigenze cyane nanjye nabagira gutya umuntu nkaba namugeraho nkamumenya. Nahageze koko nsanga hari abaturage basa nkaho benda kuhegera ariko nabo ntabwo bari bahegereye. Yego. Nahageze nsanga hari abantu nyiragutabara bababwiye bati ntihagire umuntu wegera hano hari n'umuntu yapfiriye. Yego. Ubwo byabaye ngombwa ko nanjye koko nanjye ndi umuntu w'umuturage koko umuturage nk'abandi bose. Ndavuga rero ntabwo najya guforsa inzego z'umutekano ngo ndashaka kureba umuntu wapfuye reka nanjye negereze ndebe igiho uno murambi igihe uruza kuhavira. Yego. Ntategereje kuko ngiye kubona mbona imodoka ya polisi yaje. Ni imodoka ya polisi nyine itwara abantu nyine bakoze ibyaha ariko itwikiriye ifite karakantu gatwikiriye nyine birumvikana. Yego. Bakaba kanditseho van ni polisi van hano niba nibeshye. Yego. Ubwo nagerageje kugira ngo mbegere nanjye kugira ngo umuntu mushye mu modoka nanjye ndimo ndabareba. Yego. Kugira ngo ndebe umuntu ko naba muzi. Ngerageje kwegera bavuga ati nta muntu ugire kwegera aha ngaha. Ubwo rero turababwira ati turashaka kureba ko uwo muntu twaba tumuzi kugira ngo dutange amakuru ba nyiri umuntu baze bamurebe. Yego. Bati ntago byemewe ntago byemewe. Ubwo twagiye kubona tubona abapolisi batangiye badusatira ubwo twatangiye kuvuga ati buriya reka two kwica amategeko. Yego. Reka tuve mu nzira bo bakora ibyabo. Ubundi asige twaze twigendera tubavira mu nzira ubundi asige baranje bapakira umurambo barawujyana. Ntago se mwigeze mumenya uwo muntu naka kanya ntago mwigeze mumenya amazina ye? Amazina ntabwo twabashije kuyamenya kuko urebye no mu bantu bose bambanjije kuhagera. Abo bantu bose nta numwe ugeze umenya amazina y'uwo muntu. Bamurebaga isura bakayimenya. Hari abantu kuko bahageze rwose baramwegera neza. Yego, yegereza akamikoro neza. Yego. Inzego z'umutekano harimo abashinzwe umutekano bano b'inyeragutabara. Tubita ngo ni inyeragutabara. Yego.
irondo ry'umwuga ni irondo ry'umwuga Yego. baryita ubwo nari nshatse kugishaka inyarwanda cyiza bitewe nuko abantu b'inkeragutabara ntago ari bano bashinzwe irondo ry'umwuga bano bashinzwe irondo ry'umwuga nibo nahasanze ari bo noneho bangaga yuko twegera uwo murambo ngo tuwurebe none ubwo rero polisi nabwo nibwo yageze baje gutwara umurambo baza ya modoka nyine itwara imirambo nyine ya polisi yego nibwo rero twagejeje kuwegera ariko natwe baratwangira ubwo umuntu ntabwo twigeze tumumenya inahase muri izi karitsiye zanyu ni bisanzwe kuba batuye bahicanira icyo kintu cyo kwica umuntu cyo ntago navuga yuko bajya bahicira abantu yego urebye kino kintu nyiheruka kera gusa umwaka ntago nkwibuka neza aho mbyibuka niga nko muri primaire nko mu wa kabiri cyangwa mu wa mbere primaire yego nko muri za mu mwaka wa 2001 birumvikana n'icyera na gatatu gutyo none se ahangaha muri izi karitsiye zanyu uwo muntu mwari mutuwemo umubona cyangwa ni yewe urebye uwo muntu bitewe nuko ntabashije kumubona gutya n'amaso ye n'amaso yanjye ntabwo nabasha kumumenya gusa hari abantu babashije kuhagera baramubona ariko nabo bambwiye ngo ntago bamuzi kigaragara cyo uno muntu hari ahandi hantu yiciwe baranje baramuzana bamushyira muri kano gace kiwa aho wageze aho yararambitse se bamwe bari kuvuga bati ntago twigeze tubona ko ari ahantu baba badwaniye cyangwa se nta maraso ngo mugeze masanga ubu ngubu tuvugana ubu ngubu ngena naragera ahantu bamwiciye kuko ubu ngubu musanze aribwo polisi kimara kuhava iragiye ndetse namwe mukuza ubu ngubu mushobora kuba munahuye nayo yego ni imodoka ya polisi isanzwe nyine ifite kesariyeri inyuma ko idatwikiriye n'indi modoka nyine itwara imirambo ya polisi niba ari kuba bivuga simbizi neza yego itwikiriye inyuma itwikiriye n'akantu kameze nka kontinere k'umukara kanditseho amagambo vani niba ari polisi vani muri buryo biba byanditse umuntu nawe mushobora kuba munahuye kuko nibwo ikiva hano ubu rero nanjye nibwo ninjya kureba ahantu yararyamye ngo ndebe ngo ese uyu muntu koko baba bahagundaguraniye ariko nagerageje kugenda mbaza abantu babaza ese uwo muntu biragaragara ko bagundaguraniye abandi bantu bambwiraga bati oya ntabwo bagundaguraniye ahubwo biragaragara ko hari ikintu bamuzaho niba ari moto niba ari imodoka bakamukuramo banza bakamukurura bamujugunya munsi y'umuhanda bakaba bamupakiye bakamuzana yapfuye bakaza bakamuhashyira reka tuhagere turebe ukuntu bimeze yego papa ngo wahageze igihe ki yewe inkuru nyimenya yuko hano haguye umuntu w'umusore nayimenye saa 12 ngiye mu murima guhinga murabona ko n'ubundi narindi mu murima narempinguye yego ubwo nkimenya rero nahise mpagera hageze mpasanga inzego n'ubundi zishinzwe umutekano muri kano kagari yego zirahari ubwo ariko turareba ariko mu kureba twareberaga mu muhanda nta muntu wamwegereye kuko na seri komanda nyine nawe yari yahabwibujije abaturage kugira ngo bamube bamukoraho tumaze kubibona gutyo bamwe twasubiye mu byo twari tugiye gukora yego ubwo mu kandi ka mwanya hagati ya 2:00 n'indi minota mikeya nibwo polisi yaje yego iraza iraparika maze guparika noneho bafata umwanzuro yuko babuza n'abaturage ko bongera kwegera hariya ariko ba mbere bari bahageze abandi ba mbere nyine muri abo twebwe tuhagera nta mupolisi uri bakahagera we wahageze njye nahageze imbona nkubona yego wasanze bamwishe bate umusore rwose ni yari afite igikomere mu mutwe hano mu gihorihori bigaragara ko bamutemye cyangwa ni nk'ikintu bamukubise nk'ifuni cyangwa se inyundo yego hagati aho ngaho ariko ikigaragara cyo ntabwo bamwiciye kuko yaba kuba ari hano haba hagaragaye ikimenyetso cy'amaraso yego kikagaragara nuko wenda haba habanjemo kuzamo n'ibintu by'imirwano kuko ntabwo mu bantu 2 cyangwa 3 bakwifasha umuntu umwe ngo babe bamuheza umwuka hatabayeho kurwana yego icyo ngicyo rero nicyo twebwe twabonyemo nk'abantu twahageze imbere tubona yuko haba bamwiciye ahandi hantu bakamuzana kumutaha ngaha hari abari kuvuga ko ngo hari ibice bimwe babanje kumukata nkawe nk'umuntu wahageze mbere wamwigereyeho ukamubona na polisi itaraza we byawasanze ameze ibyo bice bavuga nge ntabwo nabibonye kuko n'ubundi yari yambaye imicukopa ya karokaro
iyo micukopa ntabwo twigize tujya kureba ngo yuko hari ikintu baba bamukaseho ku bice by'umubiri. Yego. Usibye igikomere yari afite ku gutwi hano n'icyo ngicyo cyaha. Mu mutwe ubwo byumvikane ko bamukubisemo ikintu ku gutwi ho wenda bikagushutirana gutya. Ugutwi kwari kwacitse? Ntabwo kwari kwacitse ngo kuveho. Hari abari kuvuga ko ngo mwasanze yambaye imyenda myiza, imyenda ipantaro bari bayivanyemo. Igeze hano gutya, hano mene hano gutya mu mavi hasi. Wagaramye. Yego. Noneho umupira nabo bari bawuvanyemo. Bamaze kuvanamo bawushyiramo hano gutya mu izosi. Ariko igize gutya mu maso hagaragaraga. Kubera ko yaracuramye rero n'umuntu warebonaga icyo gikomere n'umuntu wabashije gusa nkaho amanuka akajya munsi y'umuhanda. Yego. Ariko umuntu wari uri hejuru y'umuhanda nta nubwo yabonaga icyo gikomere. Yego. Niyo mpamvu twebwe amakuru dufite nayo ngayo twabonye. Inase ni ibisanzwe kuba abantu batuye bahicanira? Oya. Hano ni ubwa mbere hano ibyo bintu byaba bigaragaye. Yego. Ubwo kandi hano tutabarana nk'abaturanyi. Urabona izi ngo dutuyemo hano ni hafi y'umuhanda. Yego. Ntabwo umuntu rero yavuga ati yemwe ngo umuntu abure kutatabara. Ahubwo icyo nicyo cyemezo ngiye ngaragaza yuko haba yiciwe ahandi akazanwa gutakazwa ahangaha kuko baba bazi ko hegereye Nyabarongo. Yego. Ahubwo buriya nuko baba babuze n'inzira ibageza kuri Nyabarongo. Ubundi buriya niyo mugambi bari bafite. Bakaba baje bashaka kujya kumuroha mu mazi. Mu mazi. Kuko bageze urumva bazi ko hano ari kuri Nyabarongo. Yego. Ubwo rero babuze inzira ahubwo barabatereka tumutaha munsi y'umuhanda. Ikigaragara cyo abantu bari buze kumubona. Yego. Abonwe na leta nuko. Nkawe nk'umuturage se urasoza utanga iyihe nama ku bantu cyangwa se ibingibi nk'ibi bintu iyo bibaye ahangaha mu mudugudu wanyu muri kuvuga ati ni umuntu ushobora kuba yaje akajugunywa ahangaha, bibasigirira irihe somo nk'abaturage mutuye? Yewe mu gusoza kwanjye ndasoza nsaba ko inzego z'umutekano zakongera imbaraga. Yego. Kuri uyu muhanda wacu dutuyeho. Kuko n'ubundi kuhera mu masaa 7 n'ubundi imodoka ziba zigenda, moto ziba zigenda kugera mu gitondo n'ubundi bukeye. Yego. Izo modoka rero zigenda icyo gihe ayo majoro ntituzi ngo ziba zifite iki. Numva yuko arizo zirimo kugenda zikora ibi ngibi kubera yuko yego umutekano hano bababona yuko bo bawifitiye bisanzuye bakaba bakora icyo bashatse bitewe nuko nta nzego z'umutekano bababonamo hano muri izi nzira zacu. Yego. Je numva rero bakaza ingamba zo kongera ingufu ku mutekano kuri yicayo hasi. Je ndumva ariko nasoza saba inzego z'umutekano zikorana ni muri aka gace. Yego. Ese nkawe nk'umuntu wamugezeho ushaka kuba warebye ukavuga ati bashobora kuba bamwishe yasinze cyangwa se yari yiviriye mu ntabwo nakimenya kubera yuko buriya umuntu umenya ko yagize usanzwe wenda unamuzi unamubona cyangwa se wari wigize no kumubonaho. Yego. Icyo ngicyo cyo niko byagenda. Reka tugushimire. Murakoze. Yego mama ngo umuntu ntabwo mugeze mumumenya? Ntabwo twamumenye, tumanutse tuza guhinga. Yego. Umuntu ngeze mu murima baratubyate hano hirya bahatsinze umuntu w'umusore. tuza kureba ariko gwesero ko kuyigira mu bibazo. Abantu bigeze kwicana none baragenda babatsinda higiriya nanone ku mugano uri hariya. Izi ni inshure ebyiri zibaye muri aka kagari ka Rwisiro. Uyu muntu naje mpengereza ngira ngo ndebe ni wenda ni n'umwana wanjye, nti wenda ni n'umumotari, nti wenda ni umumotari bishe, nza guhengereza ngo ndebe barambuza ngo no kumwegera. Kuko hano baraza bakabatsinda hano bakaza bakabashyira hano hari iyi migano. Ni inshure ebyiri bantu bagiye bahatoragura abantu babica. Yego. Uriya muntu nashakishije ngo ngende mwegere ndebe ku maso ndebe ko namumenya biranga bati ntumwegere. Nuko uriya muntu natwe byatubabaje.
kuko tumubonye mu gitondo tuje guhinga. Yego. Uragira uti ni umusore ari umusore rwose. Uko mbonye yari afite nk'imyaka nka 37 cyangwa n'8 gutyo, kuko hari umusore w'ingimbi. Yari umusore rwose ugimbutse mukuru. Barise bamukubise ni igiti bamukubise kuko ngewe ndaje ndahengereza nsanze arimo kuvirana amaraso mu mazuru gutya. Yego. Kuri ibyiso byabyimbye, amaraso yamucaga mu matwi no mu mazuru. Yego. Bamwe bari kuvuga ko ngo bashobora kuba hari ngo bamukase n'ugutwi. Ugutwi ngewe nkunda kurira cyane, ntabwo mwegereye, barambwiye bati batuye nahagera ararira, ntabwo mwegereye, bambujije kuhegera ngo ndebe. Nashatse no kumwegera ngo ndebe mu maso ndebe ko namumenya, barambuza ngo simwegere, polisi itari yahagera. Yego. Abashinzwe umutekano inkera gutabara zari zihari. Yego. Ese uragira uti ahangaha ntago ari rimwe? Ntabwo ari rimwe. Uwo murambo nanone bigeze kwicira abakobwa babiri nk'ibi wacu hari Imwendo. Yego. Barabica, tuhasanga imirambo, icyo gihe babazana ku kagari k'iwacu Mwendo. Yego. Ubu ni inshuro ebyiri abantu bahatoraguye imirambo aha hantu. Nta bisobanuye ko batuwe bicana? Rwose niba babicira ahandi bakaza kubata muri aka kagari simbizi, kuko nyine baje kuhabatoragura. Yego. Banza babica bakabazana hari mu mamodoka bakaza kubata hano. Niko tubibona. Ukumva ikibitera ari ikisi? Ikibitera se ngewe naravuze ngo wenda n'ukubera ko ari wenda ari ibi bihuru, bakavuga batereka tugende tubegeke muri ibi bisambo, wenda kubera ko haba hatisanzuye. Urabona ni mu bihuru koko nk'ubu bana kwica bakaza bakanaga muri iki gihuru. Yego. Hari ukubera ko ari imikingo y'ibihuru haba hatagaragara neza. Ngewe mbona aricyo kibitera. Yego. Aho hepfo yawe niho yarari? Dore yararyamye ahangaha. Yararyamye ahangaha. Aho bari bamukuyemo imyenda, ipantaro bari bayigejeje. Noneho ahangaha yambaye agakote mu kaboko kamwe gutya, akandi bagakuyemo. Aho hepfo niho bamusanze. Dore umutwe wari uri hano, umutwe wari uri aha. Inkweto ziri muriho haruguru. Yego. Yararyamye ate? Yararyamye acuramye, umutwe wari uri aha hepfo. Umutwe wari ucuramye. Yego. Nese mama barinze bamukura ahangaha mutari mwamenya ngo uyu muntu ninde, nta nubwo mumuzi muri izi karitsiye za? Ntabwo tumuzi. Ntabwo twamumenya, ntabwo tumuzi. Nanjye naje mpengereza ngo ndebe ko ari umwana wanjye w'umumotari ugenda hariya. Yego. Ngo ndebe ko muzi biranyobera. Amareka ngushimire.